Kugeza ubu hoteli ya mbere ku isi yitwa Capella Bangkok. Iyi ni hoteli y'inyenyeri 5 iherereye ku nkombe z'uruzi rwa Chao Phraya mu mujyi wa Bangkok, Thailand. Izwiho serivisi zinoze cyane, ibyumba bireba ku ruzi, resitora zifite abatekinisiye b'abahanga barimo n'ifite Etiole Michelin n'akanya ko kuruhukiramo mu bwisanzure no mu mutuzo. Tutaravanga ibintu, reka twibaze ikibazo kigira kiti: ni hoteli zingahe ziri mu Rwanda, zimeze zite, gushyiramo mu ijoro rimwe bisaba amafaranga angahe? Kurikira video kugeza ku musozo wayo uraza gusobanukirwa neza. Kandi niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'icyegeranyo mu Rwanda, ndagusaba gukora subscribe mbere yuko dutangira. Nge tugiye kubana nitwa Fitinema Yves. Ku mwanya wa 10 turasanga hoteli yitwa One and Only Nyungwe House. Iyi ngiyi akaba ari imwe mu mahoteli y'akataraboneka ari mu ishyamba rya Nyungwe, aho iherereye hagati y'ibimera bidasanzwe n'inyoni zitandukanye. Itanga amahirwe yo kuruhukira ahantu hitaruye, hizewe kandi hiteguye kwakira abashyitsi mu rwego rwo hejuru. Iyi hoteli yubatse ku isambu y'icyayi ya Gisakura, ikaba itanga amafunguro meza yateguwe n'abatetsi b'inzobere SPA zinoze igikorwa cyo kugenda mu ishyamba ushakisha ingagi n'inkende ndetse n'ubundi bukerarugendo bushingiye ku bidukikije. Iyi hoteli rero kugira ngo uyiraremo ni amadolari 215. Ku mwanya wa 9 turasanga hoteli ikomeye cyane kandi ikundwa na benshi, The Pinnacle Kigali. Hoteli iherereye i Rebero i Kigali. Iyi ni hoteli y'akataraboneka iri ku musozi wa Rebero. Ifite ibyumba 13 gusa byateguwe ku buryo bwihariye, bifite insanganyamatsiko zitandukanye. Iha abakiriya bayo serivisi z'ubukerarugendo zirimo ubuhanzi, umutuzo naho kurebera Kigali mu buryo buhebuje. Iyi hoteli irahenze cyane. Kugira ngo byumve neza, kugira ngo uyiraremo mu ijoro rimwe ni ukwishyura amadolari 3,390. Umwanya wa 8 turasanga Ruhondo Island Retreat. Iyi ngiyi ikaba ari ku kirwa cya Ruhondo hafi ya Musanze. Ni ahantu ho kuruhukira ku kirwa kiri mu kiyaga cya Ruhondo, hamenyereweho ituze, ubusitani butoshye n'uburyo bwita ku bidukikije. Hari ibyumba bigera kuri 19. Iyi hoteli kugira ngo iraremo ni amadolari 130, ndetse hari n'ibyumba 19 bishobora kugurirwa cyangwa se kuba byakishyurwa amadolari 160. Umwanya wa 7 turasanga Cleo Lake Kivu Hotel. Iyi hoteli ikaba iherereye aho bita Mwendo hafi ya Kibuye. Iyi hoteli y'inyenyeri 5 iherereye ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, irangwa no kugaragaza ibidukikije byiza, imirire iryoshye n'uburyo bwo gutanga serivisi zinoze. Igiciro gitangirira hafi ku madolari 825. Aya ngaya mu manyarwanda asaga miliyoni y'amanyarwanda mu ijoro gusa. Mwanya wa 6 turasanga hoteli yitwa One and Only Gorillas Nest. Iyi akaba ari hoteli y'inyenyeri 5 iherereye i Musanze hafi ya pariki y'igihugu y'Ibirunga, aho itanga uburambe bwihariye bwo gutembera mu ishyamba usura ingagi zo mu misozi. Yubatse hagati y'ibiti bya eucalyptus n'ubusitani bwiza. Ifite ibyumba bigezweho byubatse mu buryo buhuza uburanga karemano n'ubusitani bwayo. Ahantu hatanga serivisi zinoze zirimo SPA, sauna, yoga, amafunguro ateguwe n'abatetsi b'abahanga ndetse n'ibikorwa bijyanye no kwiyitaho no gutuza mu mutuzo w'ikirere cyiza cy'Umusanze. Ku mwanya wa 5 turasanga hoteli yitwa 4 Points by Sheraton Kigali. Iyi hoteli ikaba iherereye i Nyarugenge. Iyi hoteli y'inyenyeri 4 ifite ibyumba birenga 150, pisine hanze, gym, SPA, resitora zitandukanye n'uburyo bwo gutwara abashyitsi buva cyangwa bugana ku kibuga cy'indege. Yegereye Kigali Convention Center. Iyi hoteli irakomeye cyane, byumve neza ko kuyiraramo mu ijoro rimwe ari amadolari agera kuri 218. Ku mwanya wa 4 turasanga hoteli yitwa The Retreat. Iyi hoteli ikaba ari hoteli iherereye i Kigali. Iyi hoteli kuyiraramo ni ukwishyura amadolari menshi cyane.
byumve neza ko mu ijoro rimwe iyi hoteli kuyishyura ni amadolari 532. Iyi hoteli ikindi twababwira ni uko ari hoteli ikomeye kandi izwi cyane mu Rwanda. Iyi hoteli kandi ikaba ifite inyenyeri 5. Gatatu, Kigali Serena Hotel. Iyi hoteli ikaba iherereye aho bita Rubungo i Kigali. Hoteli ikomeye izwi cyane mu Rwanda ifite byinshi. Iyi hoteli hakaba harimo icyo bita breakfast. Iyi hoteli kandi ifite pisine nini cyane yishimishirizwamo na ba mukerarugendo ndetse n'abandi bantu bose bo mu Rwanda. Ifite gym, ifite ibyumba bifite balcon, buffet y'ibiryo biryoshye n'ahantu heza ho kuruhukira. Igiciro gitangirira byibuze ku madolari 260 asaga 330 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga hoteli ikomeye cyane hano mu Rwanda bayita Kigali Marriott Hotel. Iyi hoteli ikaba ari hoteli y'inyenyeri 5 ifite ibyumba byinshi cyane. Byumve neza ko ifite ibyumba 254, ifite sauna, ifite pisine hanze, gym, serivisi zitangaje naho kurebera umujyi wa Kigali, ubukerarugendo ndetse n'abandi bose. Ifite uburyo bugezweho mu mitangire ya serivisi n'imiturire. Iyi hoteli kugira ngo uyiraremo mu byibuza no guhera ku madolari 181 ku byumba biciriritse. Ese urakeka ari hoteli iri ku mwanya wa mbere? Mbere yuko tukumara amatsiko, banza urebe hasi ukande kuri subscribe nimba iyi video aho tugereje imaze kugushimisha. Ku mwanya wa mbere turasanga hoteli ikomeye cyane iri muri Kigali Convention Center bita Radisson Blu Hotel and Convention Center Kigali. Iyi ngiyi n'ubundi iri hafi ya Kigali Convention Center. Iyi hoteli igezweho ifite ibyumba 292, pisine ku bana n'abakuze, restaurant zitandukanye n'uburyo bworohereza abitabira inama n'ibirori. Yegereye ahabera inama nini Convention Center. Ikaba ifite serivisi zihagije n'ubukerarugendo. Ni naha ikiganiro cyacu tugisoresha. Nimba cyagushimishije ibuka gukanda subscribe.